uri nanjye iravuga ibere byose nabishimura bishya yicaye uri nanjye iravuga ibere byose nabishimura bishya ikomerwa amashyi n'abayikunda bose kuko ikoze bishya. Haleluya 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 haleluya. Uwiteka nyir'ingabo arirahiye ati dore ngiye gukora ikintu gishyashya uko kigiye kwaduka se ntimuzakimenya nzaharura inzira mu butayu nemeshe imigezi mu kidaturwa ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho nzongera nkore n'ibindi. Uwiteka nyir'ingabo arirahiye ati dore ngiye gukora ikintu gishyashya uko kigiye kwaduka se ntimuzakimenya nzaharura inzira mu butayu nemeshe imigezi mu kidaturwa ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho izongera ikore n'ibindi izongera ikore n'ibindi izongera ikore n'ibindi izongera ikore n'ibindi izongera ikore n'ibindi. Wishe umuyaga uturutse iburasirazuba uhishe n'ubundi uturutse iburengerazuba ya miriro wabonye yacawe n'umwanzi satani nzajya nkizimya nzajya nkizimya nzajya nkizimya nzajya nkizimya nzajya nkizimya uhishe umuyaga uturutse iburasirazuba uhishe n'ubundi uturutse iburengerazuba iyo miriro yose yacanye n'umwanzi satani nzajya nkizimya nzajya nkizimya nzajya nkizimya nzajya nkizimya. Hari umuntu ushobora gukomera Imana amashyi. Icyizere yirimo abayubaha bose izabashyiriraho agakinga k'amakuba urutonde rw'abatabarwa dore nawe bagezeho igikureba ikijisho dore Imana ibifashe mu rugo igiye kubiniga yongere ibinige yongere ibinige yongere ibinige itembagaze hasi.